ngo kimwe ngo n'abateza abandi ibyago, abo bose mwese Uwiteka Imana arabegezayo mu izina rye. Uwiteka Imana akomeze ahabwe rero icyubahiro. Ubuzima rero ni ingenzi, mujye musenga kugira ngo ibagire neza, abahereze ibyishimo, ikomeze ibarindire buri kimwe cyose, kuko niba wibuka iyo umuntu ashatse kwicira inzira, Satani nawe aragira atya, yarangiza akamwokama akakwirukangana hirya no hino, akaguteka buri ibintu bigiye bitandukanye, ukajya kumva ko kanaka yabaye umusinzi ruharwa, kanaka yabaye indaya ruharwa, kanaka yabaye igisambo ruharwa, kanaka yabaye icyomanzi ruharwa, kanaka niwe wabananiranye ku musozi yabaye icyo tutazi. Ubu ngubu byaranze, kandi wari inyangamugayo, wari umuntu mwiza, ariko abantu bakibaza nk'abakubiswe n'inkuba. Bakubona bakavuga ati dore rubebe, bakubona bakavuga ati dore byaranze, bakubona bakakwikanga, bakubona bakanushana inzara, bakubona bitewe n'uko nyine ijambo ry'Imana cyangwa se inzira y'Uwiteka y'uhoraho wagize ute, wayimye agaciro mu buzima bwawe. Rero hereza Imana umwanya mu buzima bwawe, ubundi urebe ngo arakugomororera imigomororo cyangwa se imigisha iturutse iwe mu ijuru, ubundi yigizeyo abanzi bawe, abashaka guteza ibibazo bose batsindwe mu izina rya Yesu. Mwene ijambo ramaze kwitaba Imana, abashinzwe bamaze kurasa. Uwiteka Imana akomeza abane namwe kandi abifurize ibyiza bikomeye cyane. Njyewe imigisha nanjye ndabifurije ibishoboka byose, ni ukuri nabibahereza mbishoboye. Uwiteka Imana rero yabahereza byinshi kurusha njyewe. Ndabashimiye mwamaze kurasasura by'umutima channel, kandi nitwa Jean Marie bamaze kwitaba Imana. Uwiteka Imana rero abumvire gusenga kandi ahure ni ukuri abagezaho byose mushaka, ibyo mushaka gukora bijye bikoreka, ni ukuri mukibitekereza, kuko burya muri kumwe n'Imana, kandi burya ngo uwiringira Uwiteka ntabwo ashobora kurumbya, uwiringira Uwiteka ntabwo ashobora guhomba, uwiringira Uwiteka ni ukuri ahora atuje, ahora imyaka ye yeze, ahora buri kimwe cyose akoze gifite umugisha. Rero birashoboka yuko nawe waba wiringiye Uwiteka, Uwiteka Imana ukamugira ibyiringiro byawe bya buri munsi, icyo ukoze cyose ugasenga, buri kantu kose ugasenga, burya ni ukuri uba wagitsinze kandi neza. Rero reka dusome ijambo ry'Uwiteka riboneka muri Zaburi 24, ubundi twumve ngo abiringiye Uwiteka bihagaze bite. Abiringiye Uwiteka ni ukuri ntabwo uzakorwa n'isoni, nta muyaga uzagutera ngo bikunde, nta mwanzi uzigera kugokera ngo bikunde, nta kintu na kimwe kizigera kikuyoboka giturutse ku mubi ngo bishoboke, kuko nyine uzaba wiringiye Uwiteka. Uzashaka kugutera wese bizanga, ntabwo bizigera bishoboka. Uzashaka kwiyongoza wese ntabwo bizigera bikunda habe na gatoya, ahubwo niwe uzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Rero nitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana. Gera kuri Facebook page nitwa Muzamunzi Jean Marie, ubundi ukore follow wikomereze, ubundi nitujya dushyiraho ijambo ryiza uzajya uhita uribona ako kanya uri uwa mbere, cyangwa se ubone notification ikugeraho aho wibereye mu cyumba, uryamye, ugenda, ahantu aho ariho hose. Nyine nitwa Jean Marie, rero gahunda no gusenga. Reka dusome twumve ko Uwiteka Imana atubwira. Iyi ngiyi ngo ni indirimbo ngo y'amazamuka, sibyo? Reka dusenge ubundi dukomeze. Ndagushimiye Yesu Kristo, akoze ku bw'ubuntu bwawe tugiye turatweje isa tugiye kuba abazima, uri Imana ikomeye cyane, aho si cyari mu bye birabateka bigakomera. Yesu Kristo rero turumva ngo uwiringiye abiringiye wowe ntabwo bazigera bakorwa n'isoni. Rero reka umubare munini bose ku isi twifuza gukwiringira, kugira ngo bazaragwe cya gihugu cyiza, babeho nta stress, babeho nta bibazo. Ni ukuri abakwirigiye ntabwo bazigera bakorwa n'isoni. Turagushimiye kuko twese dushize muri umubare iza Yesu Kristo wacu, amina. Ngo abiringira uhoraho bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo kandi ngo ntuhungabana, ngo uhoraho iteka ryose. Muri icyo kintu byo gikomeye, abiringira Uwiteka bamera nk'umusozi wa Siyoni, kandi ngo ntuhungabana, uhoraho iteka ryose.
ntabwo muri kubyumva. Ni ukuri uwiringiye Uwiteka amera nk'umusozi Siyoni kandi ngo ntahungabana. Kandi ijambo ry'Imana mwibuke ko rivuga riti naho waba warapfuye wizera Uwiteka uzakomeza ubeho. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riribesha, ijambo ry'Imana rirubatse kandi riraremetse, ndetse n'iryakera ryahozeho kandi rizahoraho kugira ngo rikomeze kudusanira imitima. Rero ni icyizere cyangwa se n'ihumure ubonye aka kanya aho uherereye aho hose, kugira ngo ukomeze usunike ubuzima, ukomeze wirukanye, ugende imisozi hirya no hino, ibyo ukora byose biguhire, wumve yuko uri kumwe n'Imana, ngo niba wiringiye Uwiteka nta kintu na kimwe kizigera kikunyeganyeza, ahubwo uzahoraho iteka ryose ku musozi wa Siyoni. Naho waba warapfuye nta kabuza uzakomeza ubeho. Uwiteka Imana rero akomeze abumvire ibyifuzo, akomeze abahereze imigisha itandukanye. Ni ijambo namaze kwitaba Imana n'umutima cano, nutarayikora waratinda kora follow kuri Facebook yacu, page yitwa Muzamungu ijambo Vianney. Reka rero dukomeze dusoma umurongo wa kabiri agira ngo uko Yeruzalemu ikikijwe n'imisozi impande zose, ni nako Uhoraho abumbatiriye umuryango wawe ngo kuva ubu n'iteka ryose. Uko Uwiteka rero ahora akikije iyi misozi impande yose, cyangwa se Yerusalemu, iyo misozi ya hose, niko Uhoraho cyangwa se Imana Data abumbatiye umuryango we cyangwa kuva ubu n'iteka ryose. Ijambo ry'Imana bibutse ko turi kuribona muri Zaburi 24. Ahangaha ni twifashishije Bibiliya ntagatifu. Ijambo ry'Imana rero rikomeze ribagereho, n'itwa ijambo namaze kwitaba Imana. Rero Uwiteka Imana azakuba hafi, azagukomeza, niba arakuremera icyizere yuko ngo naho waba warapfuye ni ukuri bizakunda, uzakomeza ubeho. Uwiteka Imana afite impande nyinshi, afite uburyo bwinshi yaguhereza icyizere cyo kuguma kubaho, kabone naho wagera ku munota wa nyuma cyangwa se ku mwuka wa nyuma. Aho ngaho hose we aba yifite icyizere kuvuga ati mwana wanjye ndakuzi, humura, nubwo urenze, nubwo unaniwe, nubwo urwaye, nubwo byanze, nubwo bari kugutabariza ngo bimeze gutya gutya na gutya, ariko ndakuzi. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe bapfa bagapfa bizeye, kandi bikitwa kudapfa ahubwo ngo barasinziriye. Rero ni ukuvuga ngo ni ijambo ry'Imana baba bariziritseho, ndetse bagapfa bizeye ko bazazuka bagakomeza bakabaho. Yewe nitwa ijambo namaze kwitaba Imana y'umutima cano, nutarakora subscribe waratinze, gera kuri Facebook page yacu uze kuza gukora follow, ubundi ukomeze nuko tujye tubana mu muryango mugari wo guramya ndetse no guhimbaza Uwiteka. Burya abasenga ni ukuri, aho babiri bateraniye Uwiteka ngo araza akahiyongera, kandi ni ukuri tukagira imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye. Rero nuko bimeze. Yewe nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Reka dukomeze ku murongo wa 4 ahagira ngo Uhoraho abeze abagirire neza, Uhoraho akweza kugirire neza, Uhoraho aguhereza umugisha. Imana Data ikumvire gusenga, Imana Data ibane nawe mu byo ukora byose, wunguke, ugende utaha amahoro, uhende uhahe uronke. Uyu ni Uwiteka Imana uvuze ngo Uhoraho abeze abahereze imigisha, abagirire neza, ndetse mubeho uko abishaka. Dusoma umurongo wa nyuma ari wo wa 5 ugira ngo naho abakurikiye inzira zigoramanze, Uhoraho arabigizayo. Umuntu wese uzi ko ari mu nzira idashimishije Uhoraho, idashimishije Imana, arakwigizayo ngo kimwe n'abateza abandi ibyago. Abantu bose mwumva yuko mwaciye inzira zifutitse, inzira zidaheje Imana icyubahiro, Uwiteka arabigizaho, kuko ntabwo mukwiye kujyana n'abakristo, ntabwo mukwiye kujyana n'abaziranenge, ntabwo mukwiye kujyana n'abera, kugira ngo mutaza mukabanduza. Uwiteka Imana rero arabigizayo, ariko Uwiteka Imana abera mwiza avuga uti ihame, nuko ubundi ntawe winjire mu mubare w'abandi. Ahorana imbabazi, ariko iyo winangiye umutima cishaho nyine. Aravuze ngo arakwigizayo. Rero Uwiteka Imana ahoraho kandi arebera bose icyarimwe. Yavuze birabaye ateka bikomeye. Mujye mubyibuka, mumuhereze icyubahiro, mumwubahe, kugira ngo uyu mwuka duhumeka, buri kimwe cyose kituru yaduhaye dukomeze nta kibazo dufite. Umunyarwanda aravuze ngo haguma ubuzima. None se ubuzima ushaka kubugeraho udasenga, ushaka kuguma ubuzima nta kintu na kimwe ni ukuri wibwira cyo gukiranuka, ngo kimwe ngo n'abateza abandi ibyago, abo bose mwese Uwiteka Imana
arabegezayo mu izina rye. Uwiteka Imana akomeze ahabwe rero icyubahiro. Ubuzima rero ni ingenzi, mujye musenga kugira ngo ibagire neza, ibahereze ibyishimo, ikomeze ibarindire buri kimwe cyose, kuko niba wibuka iyo umuntu ashatse kwicira inzira, Satani nawe aragira atya, yarangiza akamwokama akakwirukankana hirya no hino, akaguteka buri ibintu bigiye bitandukanye, ukajya kumva ukumva kanaka yabaye umusinzi ruharwa, kanaka yabaye indaya ruharwa, kanaka yabaye igisambo ruharwa, kanaka yabaye icyomanzi ruharwa, kanaka niwe bananiranye ku musozi yabaye icyo tutazi. Ubu ngubu byaranze, kandi wari inyangamugayo, wari umuntu mwiza, ariko abantu bakibaza nk'abakubiswe n'inkuba. Bakubona bakavuga ati dore rubebe, bakubona bakavuga ati dore byaranze, bakubona bakakwikanga, bakubona bakanushana inzara, bakubona bitewe n'uko nyine ijambo ry'Imana cyangwa se inzira y'Uwiteka y'uhoraho wagize ute, wayimye agaciro mu buzima bwawe. Rero hereza Imana umwanya mu buzima bwawe, ubundi urebe ngo arakugomororera imigomororo cyangwa se imigisha iturutse iwe mu ijuru. Ubundi yigizeyo abanzi bawe, abashaka guteza ibibazo bose batsindwe mu izina rya Yesu. Kandi ijambo ramaze kwitaba Imana. Ndabashimira ko mumaze gukora subscribe kuri channel, kandi nabo mumaze gukora follow, kandi mugakomeza kuyikora batarayikora. Byose bibahire, kandi umunsi cyangwa se ijoro bibagendekere neza. Ciao, ndabakunda cyane.